Ahubwo uri imbwa zunguza umurizo imwe igenda itera faka. Usicyo nakubwira mwana ntabwo wowe sora nyoko bakubyara barakubyaye bagushyira ku isi bazi ngo ni umuntu muzima bazanye kumbima uri kubona ndi umupfura kubona ndi umuzima amayi uramenye yago wambonyemo umuzimu ngewe muri make uri kubona narapfuye ngewe kandi ubu nkunize bamfu guhera aka kanya ni ubwa mbere menye ko wabyaye imbwa pe ngo hanyuma niba mbyara imbwa ngewe ndi iki uri papa mbwa nawe ko kuri hano usubaye nk'imbwa yawe nara ubwo we warasaze warabyibagiwe ugura igicucu nta bindi bintu uzi mu mutwe wawe ni nara aho kujya mu mure n'umusega waba uzi se wakintu umwana nitamo umwana witamo uzi umwana ameze gute kamubwiza ivura nta n'undi mukobwa nabona umeze nkawe kandi wasanga uri kwiyemera ari igicumbu utereta cyangwa ahubwo mbaza bamwita ndi ubundi mbone kumanuka ibimugize bamwita Anje man Anje baba bafite urukundo ariko ni abana babi b'indaya ndabazi ubu urifashe wandagaze sheri wanjye uramwandagaje fresh n'indaya ninja ahubwo mbi cyane zimwe zitegera Dubai zaramuje no kuzibo komando somana handitse ngo iki mwana ndabona handitse Anje sirigaragara ariko uwo murezi hananditse Anje aricyo byamamaye wateretse nk'igicucu rwose wararabuje no kubusa ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga none se mwana kuba nkuganirije nkakubwira ibyiza bya sheri wanjye mwana ni ngombwa ngo umwandagaze gutyo sha ngiye rwose birana bivuye rwose ikintu usigaye mutura mu buzima bwanjye sha rwose ni inyonga bifegora ibyo bindi njye nabyo nzi ariko ibyo nabyo Imana izabimuraho nzabumuherwe kiremo ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwe ntawe iwacu nta muntu wigeze bari wararagiye mwana itabi ifege n'iki ni ibimugo ni ibiki nari kuvuga mani ara kugira urugono bro nara ubwo we warasaze warabyibagiwe ugura igicucu nta bindi bintu uzi mu mutwe wawe ni nara aho kujya mu mure n'umusega zahure n'imbwa mu nzira irimo iragenda bro izunguza umurizo imukere mbibone ko ari imbwa mwana apana umusega nkawe mu mazi rwose urangije kamana uramenye ako kantu ni kabi ariko ikindi cyo nishimiye ni ukuri kuvugana nayo ahubwo uri imbwa zunguza umurizo imwe igenda itera faka usicyo nakubwira mwana ntabwo wowe sora nyoko bakubyara barakubyaye bagushyira ku isi bazi ngo ni umuntu muzima bazanye kumbima uri kubona ndi umupfura kubona ndi umuzima amayi uramenye yago wambonyemo umuzimu ngewe muri make uri kubona narapfuye ngewe nigendere ndabona utangiye kuzanamo ibintu byo kurwana ubirakariramo kandi bitari ngombwa ushatse gufata ibyananiye so wigira intwari wowe ubikore bro iki gihugu kigendemo gake iso nta migabane afitemo urukundo uriya musazi aketse ko ageze nk'umusazi ngo ndi kugorora kino gihugu kandi njyewe ndi kumwe n'Imana ndi kubana n'Imana wowe no kugira ngo uriya ni umusazi najye gusarana n'indaya ziwe zizamutera sidayitekana njyewe nkunda gukunda Imana n'umubyeyi wanjye ase umwaye kuje kunyicara imbere uzi ndi gukora ibiki kandi ubu nkunize bamfu guhera aka kanya ni ubwa mbere menye ko wabyaye imbwa pe
ngo hanyuma niba mbyara imbwa njyewe ndi iki? uri papa mbwa nawe ko kuri hano usubaye nk'imbwa yawe. Allahu akbar. Cyana kinuza we. Mbere nakubwire ntago wumva. Aha urabona ari ku musigiti. Cyane ndabona bikaze bino bintu. Umwana nase bakica umuntu. Baye. Kigere cyabyaye cyane ki. Tuzi birisi. Karendagire. Ko kireba nuko gesa wantuza. ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwe? Ntawe iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye se? Reka mbwire rero. Wati birisi.